Hello guys, mwongeye mwaramutse neza igitondo cyiza nanone cy'umugisha kuri mwebwe mwese tubanye muri aka kanya keza di abantu mwari munkumbe kumva mvuga nishimye kumva mbotse mushyira agatoki hejuru twiganire uyu munsi rero noneho ni umuriro watsa pe mutekereze Aline naza guhura na Lavi asigaye asa gutya nari nihuse ntabashije kubifuriza umunsi mwiza no kubibutsa ibintu byiza by'igikundiro tugiraho hano murabizi hano tuganira ku nkuru z'ibyarangiye ejo tugasoreza ku biri bukinwe uyu munsi wowe utarabimenya rero kora kuri subscribe de nawe wakoze kuri subscribe njye mwumva ikiganiro cyose mu cyumve kirangire ubundi twibanire tuzanye tuzi icyabanje tuzi n'igikurikira urakoze rero gukora subscribe reka ne kugutindira nicyo gihe ngo Aline amenye ukuri kuri hagati ya Shema na Lavi amenye ukuri kuri hagati y'imiryango yombi amenye ko adakunzwe muri uru rugo ese mama ko yagiranye dira na mama Shema ko azamuhuza na Shema murabona ibi bintu mama Shema azabishobora dira y'abagore ngo igiye ikunda namusenge cyane abagore ntibaze guhuza hari dira yuko Aline agomba guhuza minisitiri na mama Shema bakabana mama Shema nawe akamushyingira Shema ese mama abahungu nabo babahitiramo nk'abakobwa akibyo nyambibona muri filimi z'abahinde reka tuvuge ibyitaho ibyo ngibyo tubihanga amaso tuzabimenya Lavi mu nama nyinshi cyane zitari udukecuru muramuzi we na mama rwose bagira utunama twinshi bazi gusenga ibintu byose babanza bakabivangamo Imana ku buryo utabona nawe uhera uhakana mu nama nyinshi ari kugira miya y'uwacu sabiya yarava mu mujyi asubire mu cyaro ntucikwe wowe uhageze bwa mbere kora subscribe ubundi wumva ukuntu biyayo bije kugenda mu kanya ndabikubwira ko mu kanya muri kukubwira ku byagiye bikinwe ejo ndaje tuganira ku by'uyu munsi Mimi we ntago azi kurenga agasozi kagatuma ku kandi ngo uramporera ari kwanga umwana w'umukene agazi ngo ejo hazaza azaba ari iki ariko mama Lavi njye wakumpoza nawe nakugurira akantu we nakugurira pe ugira amagambo meza amagambo y'ubwenge amagambo atuma umuntu wese ahinduka agahindura imyumvire natangiye ibintu numva ari imikino ariko mama Lavi amaze kugenda anyigisha ukuntu umuntu aba mu buzima bwa buri munsi ukuntu umuntu abaho aciye bugufi akabana n'aboroheje n'abakomeye di bantu mwebwe muzi ko mubana nawe ni mwishyira hejuru ni ukuri kw'Imana ndaza kubasengera uta cyane mu gikari murabizi ko twari twasize Manzi Dr yaje gusura Mimi uyu munsi ni umuriro ubwo Manzi yasohokanaga na Mimi ku nshuro yabo ya mbere basohotse mu rugo mbega umuriro mbega umunezero ntucike gusa reka uyu munsi rero ne kubatindira bya bindi navugaga ngo iminota ine ya mbere niyo kujya mu ncamake oya reka twanzikira ahangaha twiganirire twivuge kuri filimi yacu nyarwanda iyi sinema iraryoshye uko iminsi igenda irangira uko iminsi igenda ihindagurika niko igenda irushaho kuba nziza kugenda ifite impamvu zo gutuma uyikurikira mbega wowe utarayikurikira ndagusaba kudakuraho urushinge rwawe di tujye tugumana amasaha yose hano ni saa moya ikaza gusohoka saa yine ntakubeshye nawe ubwawe igitekerezo cyawe ni nyamibwa ngira ngo bamwe muri mwebwe bagenda batera comment z'ibyo bifuza kugeraho mugenda mubibona ko ibyo musaba ari byo bagenda bahindura mu gukina bakabikinamo ku nama zanyu rero zitari udukecuru njye nkomeje kubashimira kaduhere mu rugo kwa minisitiri ubwo mama Shema yarazinze varize yemeye gutaha ariko mwika ko amagambo akomeye Aline yari yabwiye Ganza nayo yari yamukomyeho Ganza afashe umwanzuro wo kujya kwizanira mama we Aline amaze kubwira ko mama Shema kwa minisitiri anakubitwa ese ibi bintu nibiza kugera kuri Shema akumva ko mama wakubitwa aho niba bije gusubira rudubi intambara yo kwa minisitiri ntiriwe bitangiye bushyashya ntuse gucikwa ni mu kanya sayi mu gihe rero iyo ntambara yabaga Ange na Tony D twari tumaze iminsi tutababona ngo bagaruke mu rukundo rwabo murabizi ko benda kwambikana impeta ariko rero umubyeyi ejo yavuze amagambo akomeye ngo amaboko atareshya ntaramukanya Tony yabuze ahantu ahera abibwira Ange we yashyushye ari kumubwira ko ababyeyi bamushyigikiye mama
mama w'umubyara nubwo yari yabyanze murabyuka ko nyuma yanyisubiye akavuga ati kora cyane ugire icyo ugeraho njye nzagushyingira ariko na mukase akaba yaremeye kumufasha ariko minisitiri ntabikozwa mubyibuka. Intambara y'ibyo byose rero ikomeje kugenda ivaho, urukundo ruganze rero. Abakobwa babiri bahuye n'umusore umwe bombi bakunda, mwebwe murumva ari bande? Ntarabavuga reka mba nigarukiye inyuma nivugire kuri Mimi na Manzi, mwe muri comment mumbwira abakobwa babiri bahuriye hagati n'umuhungu umwe bakunda ari babiri, ndaje tumuvugeho. Mu gihe Manzi bwa mbere na mbere asohokanye Mimi barasa neza we mbega Mimi yakuze ashoboye kuvugana discipline ariko byamurenze nyine murabizi nawe mu cyaro ntabwo kiva mu muntu nubwo akivamo. Manzi yasetse yishimye ariko Karine we ntabwo yemera ko Manzi ari mu rukundo bati kiriya kiremba. Naga muzi Manzi abazi Manzi mu buzima busanzwe agataki hejuru mumbwire imyitwarire ye mumbwire hanze ya filime ubundi muntu nawe yitwara gute cyane nawe nzamubabwireho abamuzi mu gataki hejuru munyibwirire ngo Manzi ubundi mu buzima busanzwe bameze ati ndavuga Manzi docteur mutaza kugira gutyo mukambwira Manzi umusaza wa Mimi na Ravi. Ibyo rero ubwo byabaga nyine basohotse muri by'abakunzi baza kubibabwira mu kanya byasohotse. Icyo mbahishuriye nuko basa neza gusa, basa neza Mimi yabuze icyo afata n'icyo areka. Biyeyo rero nyuma yo kugirwa inama nari nababwiyeho ukuntu Ravi yamwicaje akamugira inama akamusaba ko ajya mu cyaro. Murabizi abakobwa koko mu mujyi wa Kigali n'abasore uko babuze uko babaho niko bagenda hiyongera imico itari myiza hagati y'abakobwa. Hari abavamo indaya ngo dusigaye tuzita indatwa ariko ntabwo tuzakuraho amagambo ya gakondo twakuze dusanga ariko babita iby'indatwa sumbazo wabizanye. Abandi bakavamo abajura amabandi birara ibintu biraho nyine bisebye igihugu cyacu. Ariko mu by'ukuri katurebe ko Ravi inama agiriye Biyeyo ziri bukora. Ravi si ukomeje kugenda yemera ibintu koko afite amafaranga yo kubikora. Mu gihe Biyeyo rero yarageze kwa mama wa Ravi, urabizi ukuntu yatangira arira ngo afite umugore yinjiye ngo yagenze bite. Ravi yinjiye Biyeyo akorwa n'isoni yari yemeye ko agiye gupakinga akagenda.